ikazongera gufata mikoro ariko twabishatse ikintu cyose. Come on. buretse nubundi kivusha amazi hano, you have to pay attention. Nubundi cyavusha amazi nubwo yagikubisa bamubwiye kukibwira. Ugomba kwitonda cyane. Imana yaramubwiye ngo ukibwira kiribuza n'amazi, kiribuvusha amazi imbere y'Uwiteka, imbere yande. Ndashaka kubamenyesha ko hari akaga n'ibyago n'amakuba n'imyaku bitava kuri Satani, ahubwo biva imbere y'Imana. Ku bantu badasanzwe banzi amazina nyine Rwagasore Emmanuel, ndacyari umusore, ndi umukristo muri notorero. Ndashimira Imana impaye umwanya ngo tuganire ijambo ryayo, muyimere icyubahiro. Kandi nanone mbikuye ku mutima ndashimira abayobozi b'itorero, ariko cyane cyane umushumba, ko bemera kuyoborwa n'umwuka w'Imana bakaduha umwanya nk'uyu ngo tuvuge icyo Imana yaduhaye kuvuga. Nanone reka tumukomere amashyi. Reka mbasabe duhaguruke turirimbana igitero cy'indirimbo imwe ivuga ngo Mana ibuka abakozi bawe, tukweretse abakozi bawe. Mana tukweretse abakozi bawe, tukweretse itorero wirongeye, tukweretse n'abasubiye inyuma, garurizo amaso zawe. Dusubiremo inshuro ebyiri icyo gitero. Mana tukweretse abakozi bawe, tukweretse itorero wirongeye, tukweretse n'abasubiye inyuma, garurizo n'amaso zawe. Ishimwe Mana tukweretse abakozi bawe, tukweretse itorero wirongeye, tukweretse n'abasubiye inyuma, garurizo n'amaso zawe. Ishimwe we, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe. Ishimwe we, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe, ishimwe ni ryawe. Reka dukomere Imana amashyi. Abazanye Bibiliya tubumbure Bibiliya zacu, tubumbure Bibiliya zacu tujye mu gitabo cya Zaburi, ibice 4 ku murongo waho wa 6. Ndibaza ko biri kugaragara neza hari imbere. Haranditse ngo mutambe ibitambo mukiranutse kandi mwiringire Uwiteka. Reka dusubiremo rimwe. Mutambe ibitambo mukiranutse kandi mwiringire Uwiteka. Bongeraho na rya jambo rindi ryo muri Amosi. Amosi ibice 5 murongo wa 21 n'uwa 24. Haranditse ngo nanga ibirori byanyu ndabigaya, kandi ntabwo nezezwa no guterana kwanyu kwera. Naho mwantambira ibitambo byotswa mukantura amaturo y'amafu sinzabyemera, kandi sinzita ku bitambo by'uko ari amahoro by'amatungo abyibushye. Nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe, kuko nashaka kumva ijwi ry'inanga zawe.
ahubwo ureke imanza zitabera zigende nk'amazi, no gukiranuka gukwire hose nk'uruzi rusandaye. Reka dusubire mu murongo wa 24. Ahubwo ureke imanza zitabera zigende nk'amazi, no gukiranuka gukwire hose nk'uruzi rusandaye. Reka dukomere Imana amashyi. Ku itariki 17 z'ukwezi turimo gusoza kwa karindwi, nari ndi hano mu rusengero barimo kwigisha ijambo ry'Imana. Umwuka w'Imana anzaho ama ari amagambo, kandi Imana imbwira neza ko iyantumye muri no torero. Nkuko bisanzwe ngewe y'Imana impaye ubutumwa, ndasenga Imana ikazabushakira umwanya kugira ngo nzajye kubutambutsa aho yabuntumye. Ndashimira Imana rero ko ibimenyetso byose yari yampaye kuri uyu munsi Imana bishohoje. Ndashimira Imana ku bwijwi ry'ubuhanuzi, muyimera icyubahiro. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo buriya buhanuzi bujya kuba butahanuriwe muri no teraniro, nari kuba mpagaze hano wenda mfite dute cyangwa nshidikanya, ariko ubwo bwahanuwe mfite icyizere kidashidikanya yuko wowe uri hano ntago wayobye, ni hano ukwiriye kuba uri, kandi bigiye kuvugirwa hano ni wowe bitumweho. Gukorera Imana muri iyi si, ibintu umuntu ashobora gukora ari mu mubiri, nta kindi kintu kiriho nta n'ikizabaho kinganya agaciro nabyo. Ariko bigira agaciro ryari? Bigira agaciro ubwo imirimo umuntu akorera Imana ayikora ari muri Kristo Yesu. Paulo yaranditse aravuga ngo twebwe turi abantu Imana yaremye, ibaremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu ngo tuyigenderemo. Ni ukuvuga ngo umurimo wose umuntu akora awitiriye Imana cyangwa se awugiriye Imana kugira ngo uhabwe agaciro n'iyo Mana, ni uko awukorera muri Kristo Yesu. Impamvu imirimo y'abera yonyine ariyo izamurikwa imbere y'intebe y'Imana, impamvu imirimo y'abera ariyo izagezwa mu ijuru ikamurikwa mu gitaramo cy'abera Imana izagirana n'abo yaronse mu bise by'amaraso y'umwana wa Yesu Kristo, nuko ariyo mirimo yonyine yakorewe muri Kristo Yesu. Gukora neza, ugakora neza ari kuri hanze ya Kristo, utari muri Kristo, ibyo ngibyo uzashimwa n'abantu, bazagukomera amashyi, bazabikwibukira igihe gitoya nk'abantu, ariko ntabwo bizaguherekeza. Cyane ko niyo utari muri Kristo Yesu ntabwo uri ku rutonde rw'abantu bazajyaho twebwe tujye. Yabivuze yeruye aravuga ngo ni njyewe nzira y'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data, nawe ujya kwa Data atari njyewe umujyanyayo. Inzira ijya ku Mana nimwe, ni Kristo. Ibindi abantu bakubesha kubw'inyungu bagukeneyeho, bakubesha kubw'ibindi bagukeneyemo, ariko inzira ijya ku Mana nimwe, nihinduka nta n'indi zabaho, ni Kristo Yesu. Utizera Yesu ntabwo aba yizera n'Imana. Imana yarifashe mu bushobozi bwayo bwose yishyira muri Kristo. Iravuga muri Yohana ngo umwemeye nanjye abanyemeye, umwanze nanjye abanyanze. Ntiyakagire ubabeshya, utemera ntanizere Yesu Kristo, ntanemera ntanizere Imana. Ibindi biri hanze y'ibyo ni ukwikirigita ugaseka no kwinezeza, no kugira ngo uhereze ibitekerezo umutuzo. Kubera iyo mpamvu
Yesu yaravuze ngo nawe ushobora guhishurirwa data atabiheshejwe na Kristo, kandi ngo nta ushobora guhishurirwa umwana atamuhishuriwe na se. Ni ngombwa ko iyo formule yumvikana. Iryo ni ihame ry'ubwami bw'Imana. Hanyuma rero harimo abantu Imana itoranya by'umwihariko by'iki, ikabashinga imirimo itandukanye kugira ngo ubwami bw'Imana mu isi bubashe kwaguka bugere ku mpera z'isi. Nk'uko Yesu yasize atumye abigishwa be, arababwira ngo nuko mugende mwamamaze ubutumwa bwiza, mwigisha inkuru nziza y'agakiza, muzagere ku mpera y'iki z'isi. Hanyuma rero aba bantu Imana yatoranyije, ubundi umukozi kugira ngo agire agaciro imbere ya shebuja. Kabiri, kugira ngo ahabwe ingororano z'imiruho agirira mu kazi, nuko abakora ibyo shebuja yamutumye, akabikora uko yamutumye mu gihe yamutumye. Uranyumvishe? Ni ukuvuga ngo uyu munsi uramutse uri umushoferi, umuntu wifitiye amafaranga yakakwangaje ngo uzajye gucyura abana saa 6, akaguha imodoka, akavuga ati kandi abana nge sinshaka kugenda ubirukansa, jya ubatwara buhoro, ngewe nta pressure y'igihe mfite, nabonye amafaranga. Warangiza ukajya gucyura abana saa 9, nubwo wabacyura ushobora kudahembwa kubera ko wabikoze mu gihe kitari cyo. Sifa kwa Bwana Yesu. N'Imana nande n'Imana abantu benshi bangahe bishyira ku rutonde bakabyivugaho. Ni ngombwa cyane 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 ko umuntu abyumva akabisobanukirwa akabihishurirwa yuko ushobora gukoreshwa n'Imana ariko Imana ikugaya cyane. Karumvikanye? Imana ishobora kugukoresha ariko ikugaya cyane. Tugiye kubibona. Nicaye hano umwigisha warimo kwica ku itariki 17 z'ukwa kane, nkuko nababwiye, umwuka w'Imana yanjeho, numva ijwi rirampamagaye gatatu, rirambwira ngo bwira ubwo bwoko butambe ibitambo. Usubiza handi kuri titre, bwira ubwo bwoko butambe ibitambo bukiranutse kandi bubitambe uko nabutegetse cyangwa uko nabuhamagaye. Mwana magambo, bwira abantu bantambira ibitambo bantambira ariko bakiranutse kandi babitamba uko nabategetse nuko nabahamagaye. Birashoboka ko umuntu ashobora gukora ikintu Imana yategetse ariko akagikora we adakiranutse. Cyo ni kimwe. Kabiri, biranashoboka ko umuntu ashobora gukora ikintu cyiza cyangwa ashobora gutamba igitambo ariko nta gitambo uko Imana yamutegetse cyangwa se nta gitambo nk'uko Imana yamuhamagaye. Twahamagaye n'Imana imwe ariko yaduhamagaye bitandukanye. Ni ukuvuga ngo niba Imana yaduhamagaye turi benshi ikaduha inshingano zisa, ubona ushobora kuba harimo abavugabutumwa nka 30 bahamagawe n'Imana kugira ngo bavuge ubutumwa, ariko wenda bamwe muri bo Imana arabahamagaye ikavuga ngo mujye muvuga mutanyeganyega muhagaze nk'uku nguku. Hakabamo n'abandi Imana barahamagaye ku buryo badashobora rwose guhagarara ngo babwirize biyumanganyije nkanjye. Ibyo sinabasha. Bwana asifiwe. Ariko bose bahamagawe n'Imana kandi buri wese azagororerwa ubwo azakora ibyo ngibyo akiranutse kandi uko yategetswe n'uwamuhamagaye. Mu Mana ntabwo habamo gukopera, ntihabamo no kwihuza n'ibigezweho cyangwa ibishimwa na benshi. Marigenesa
ndavuze ngo mu Mana ntago habamo gukopera no gushaka kwisanisha n'ibigezweho cyangwa ibikunzwe muri icyo gihe. Pawulo yabwiye Timoteyo, arababwira ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, kandi aramubwira ngo mu gihe cy'imperuka ngo hazaduka abantu benshi ngo bafite imyuka ibakoreramo ngo ituma badashaka kumva ukuri, ngo abo ngabo bazigwiriza, bazatunarika abantu, bazabuza abo n'amagambo amahoro kugira ngo bababwire ibihura n'irari ryabo, ngo mbe nabo uzabirinde cyane. Niba warahamagawe ukaba ukorera Imana uyobowe nuko abantu bakubwira, wirengagije uko Imana yaguhamagaye, ubyange ubyemere, bitinde cyangwa bitebuke, Imana izakwerurira. Bwana Yesu asifiwe. Imana numvira yambwiye ngo bwira abantu akaga k'abantu bankorera, ariko ntibankorera uko nabategetse, bakankorera kugira ngo bakundwe, kugira ngo bashimwe, kugira ngo bamenyekane, no kugira ngo bisanishe na benshi. Bambwirira akaga bafite. Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mutambe ibitambo byanyu mukiranutse kandi mwiringira Imana. Imana imwirinde ijambo tugiye kuheraho kugira ngo tujye kuri ibyo bindi. Rivuga ngo abantu bananiwe cyangwa bakwepa bagira bate? Bakwepa kunyiringira, bakiringira imirimo yabo. Abantu banze kwiringira Imana, ahubwo biringira imirimo yabo. Ngo ubwo nagize nya, ubwo narepese, ubwo ndirimba, ubwo mbwiriza, ubwo manura, ubwo ntanga icyacumi kishyitse, ubwo ntanga amaturo menshi, ubwo nkora imirimo myinshi mu rusengero ituma abapasiteri bamenya, ubwo nkora imirimo ituma abantu benshi bavuga ngo uriya muntu arifite, ngo ubu ngubu ntabwo ukumva wabaye sotode, umuntu akibeshya kubwo ngubwo gutanga byinshi. Muri kunyumva? Gutanga byinshi, gukora byinshi, kandi wenda binakwiye, binakenewe, binashimwe, ntabwo ari igisobanuro cy'uko Imana izisanisha nawe ngo ibintu byose bigenze nk'uko we wibwira. Ndashaka kuvugana n'abantu bakorera Imana bibwira ko ari ruswa. Iki? Ari ruswa yo kugira ngo ahari wenda Imana irekure akamero kayo yihuza n'amarari yabo. Come on! Imana ntabwo ihindurwa n'ubwinshi bw'ibyo wakoze, nta n'ubwindurwa n'ubwinshi cyangwa ubwiza bw'ibyo wakoze. Nta kintu na kimwe kiriho, nta n'ikizabaho Imana ikennye ku buryo igukeneye ngo ukifashe. Ubiretse byose Imana yabikoresha n'ibiti n'amabuye. Ikintu Imana igukeneyeho ntabwo ari ikibanze. Ikintu Imana igukeneyeho kibanze ntabwo ari imirimo. Icyo Imana igukeneyeho kibanze ni ukuyikiranukira ukanayiringira. Bwana Yesu asifiwe. Ukanayiringira. Ntabwo Imana yatanze Yesu kugira ngo abantu bajye bagurisha amazu yabo baze kumuha amaturo. Ntabwo ari cyo. Imana ikeneye ubugingo bwawe kurenza uko ikeneye imbaraga zawe, kurenza uko ikeneye imitungo yawe,
kurenza uko ukeneye ubwenge bwawe, kurenza uko ukeneye amaboko yawe, kurenza uko ukeneye n'ibindi byose wayikoreshereza. Ikintu Imana ikeneye cyane ku muntu n'ubugingo bw'Imana sasifiwe. Ibindi byose wakorera Imana, ibindi byose wakorera Imana wirengagiza kutunganyiriza ubugingo bwawe imbere yayo, nicyo kizatuma rya jambo risohora ngo nanga ibirori byanyu ndabigaya, ndetse nta nubwo nezezwa n'amateraniro yanyu, ibyo mwita guterana kwera. Rya jambo ryanditswe ntarabaho kandi ntago ari njye narihanuye, murabona ko ari Amosi, siko bimeze. Ubwo rero umva ntago ari ibintu nadukanye. Nanga ibirori byanyu ndabigaya. Kandi ubwo abantu, hari umuntu ukoresha ibirori atashoye amafaranga. None kuki Imana itagira impuhwe ayo mafaranga? Kuki Imana itagira impuhwe ayo mafaranga? Amateraniro si ikintu cyiza? Kuki Imana itanezezwa nayo? Ngo naho mwantambira ibitambo byotswa mukantura amaturo y'amafu, sinzabyemera, kandi sinzita ku bitambo byanyu by'uko ari amahoro y'amatungo yanyu abyibushye. Ubwo mwabyumvishe bya bitambo bigari cyane, ngo munkureho urusaku rw'indirimbo zanyu. Uririmbira Imana si byiza yemwe? Abantu bakunze gusengera mu butayu barabizi yuko babona ibintu byanze batera udukorasi ngo barimo gutereta Imana. Batera uduki ngo baragira bate? No, ndashaka kukubwira rero ikintu gishobora gutuma ututera ngo wibwira ko urimo kuyitereta, ahubwo ikaba yakurakariye, ariko kubw'imaza ikitanyika bati wenda azagera abimenye. Umunsi wo kubimenya n'uyu. Munkureho nkuraho urusaku rw'indirimbo zawe, kuko ntashaka kumva ijwi ry'inanga zawe. Dore ahubwo icyo Imana ikeneye rero, ahubwo reka imanza zitabera zigende nk'amazi, ureke no gukiranuka gukwire hose nk'uruzi rwa Sandari. Ibindi tuzabijyaho nyuma, ariko icyo kiri well settled, icyo cyatunganyijwe, icyo cyakozwe neza, ibindi tuzabyigaho. Ariko icyo ntabwo Imana duhamagare kubaka amataje cyangwa kuzuza amakaro mu mazu hano, ntabwo ari cyo cyatumye Imana iduhamagara. Nubwo ibyo ngibyo nabyo kubamaze gutunganya iki Imana ibakeneyeho, ariko ni ngombwa ko umuntu wese amenya ikibanza. Iyo wibagiwe ikibanza, igiheruka ntabwo kigira agaciro. Kubanza imirimo kandi ariyo yakagombye kuza nyuma. Hari abagabo bahuye n'ishyano, turaza kubasoma hano, bazize icyo. Bwana sasifiwe. Imana irashaka ko muba abantu, irashaka ko tuba abantu bareka tukagira ukuri kweruye, apana ibintu byo kubebera no kubundikirira abanyabyaha ngo ni ukubera imirimo yabo mu nsengero. Imana la lila sante pargrere. Imana irarambiwe. Imana irarambiwe cyane cyane cyane. Abantu banigwa ari abanyakuri barahamagaye kandi baratumwe n'Imana, hakimikwa hakigizwa imbere abantu ngo ni ukubera ibyo bakoze. Bibiliya igivuga kuri bene Eli ngo bene Eli ibintu bakoze mu nzu y'Imana byazinuye, byatumye Abisirayeli bazinukwa gutambira Imana ibitambo. Kuba umuntu hari ibintu asanzwe akora wenda bihambaye, ariko ibyo akora cyangwa yakoze bikaba bibangamira intumwa z'ukuri z'Imana, ibyo bintu Imana irabirambiwe. Igihe yihangane n'igihe yategerereje kirahagije. Kandi reka mbabwize ukuri,
njyewe ndabizi Rwagasore natumwe n'Imana kuri uyu munsi, kandi sindi bumanuka nta na kimwe ntavuze, hari icyo ntarutse. Ariko ubundi umuntu Imana ikunda iramucyaha, sifa kwa Bwana. Ariko niyatabaho kumvira n'ibizakurikiraho nabyo bizagaragara. Mumere Imana yanjye icyubahiro. Imana yantumwe kuvuga neza neruye ko iri ngiri ari itangazo, ari imbuzi y'Imana, ngo abantu bagarukira aho ngaho. Umuntu akaza wenda muri korari akigira kari akajya akigira ate ngo nukubera agenda ananiza abana b'Imana Imana yishimiye. Imana ntabwo ikeneye abantu bashoboye, Imana ikeneye abantu bashobotse izashoboza. Niba dushaka ko Imana igumana natwe, niba dushaka ko Imana igaragarana natwe, niba dushaka ko Imana ikorana natwe, niba dushaka kwishimirwa n'Imana, tuvana ibizira hagati muri twebwe, Imana yime, Imana ishyirwa hejuru. Bwana Yesu asifiwe. Mureke no gukiranuka gutambe kumere nk'uruzi, aho kugira ngo abantu babe bihumbi ari ibigande ku Mana baba babiri. Ntabwo twarusha Yesuwa, ntabwo twarusha Gidiyoni imibare. Gidiyoni Imana imuhamagaye yaragiye afata umusozi wuzuye abantu, arabamanukana ati Imana nakuboneye ingabo, Imana nakuboneye ingabo. Harabamanukanye Imana ati reka abo bantu bangana uko harimo n'ibinyabwoba n'ibisambanyi n'ibiki, ntabwo nabijyana nabyo ngewe. Genda ubanze ubicangure, ibyo bintu bivangure, ibisambanyi bibwire bitahe, ibinyabwoba bibwire bitahe, ibintu bitizera bibwire bitahe. Nyeneye bakeya tuzajyana kuko ngewe ndihagije nubwo yabumo. Ngewe uko nteye, iyo numvisha Imana ivuganye nanjye, nubwo isi yose yavuga hoya, Imana yambwiye yego, ndagenda. Kubera ko uruhande Imana iriho ni rwo majority, uruhande Imana iriho ni rwo majority. Iyo formule utarayimenya ufite akazi gakomeye. Bwana Yesu asifiwe. Imana iramubwira ngo manuka ubajyane ku mugezi ndikuriramo n'abandi. Abajyanayo, abagejejeyo aravuga ati babwire banywa ayo mazi. Bagereyo ngo bimwe bita bishora umunwa mu mazi gutugutu nk'imbwa irimo kunywa amazi. Yesu Imana ibwira Gidiyoni ati no bari bayanyweye nk'imbwa bashyira hari hakurya. None nabariya bagiye bakayayora bitonze bakanywa nabo bashyire hano. Ngo abakoresheje amashyi bari 120. Abandi ntabwo twakirwa tujya muri uwo mubare, ntabwo tureba. Imana nawe turinde ubwinshi bw'abantu Imana idashyigikiye. Ngewe Imana igiye undinda ubwo bwinshi bwabo, ndi imbere y'Imana kandi ndahera. Noneho harangije Imana avuga ati abo 120 nibo turi bujyane kandi turi butahane insinzi, ntugire ubwango ni bakeya. Gidiyoni abandi none se ko kibare abantu ari bamushyira imbere. Niba Imana yashimye ntacyo wahindura, nta kintu wabikorabo. Niba Imana ishimye umuntu, niba Imana umuntu imwemera, ntiwabihindura. Yabitegetse ntacyo wabikoraho. Ahubwo niba ushaka gukora nk'ibyo akora, witunganye mu maso y'Imana. Naho kujyana amagambo urabona nta kintu bizagufasha. Bizeye Yesu ukuri. Sifa kwa Bwana Yesu. Yes. Tugendere ku bantu, abantu batambye bagatambira Imana ibitambo, ariko ntibabitambe uko Imana yabategetse. Abatambye binyuranye nuko bategetswe. Mu yandi magambo,
abakoreye Imana binyuranye nuko bahamagawe. Mu yandi magambo, abakoze imirimo myiza kandi myinshi mu nsengero zabo ariko binyuranye nuko Imana yategetse. Aha, Abalewi 10 umurongo wa mbere kugera ku wa 3 uranditse ngo Nadabu na Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo bashyiramo umuriro, bashyiraho imibavu, babyosereza imbere y'Uwiteka, umuriro udakwiriye uwo atabategetse. Kandi uri kubona, urebe ibintu bitwaje, bari bafite ibyotero, bari bafite n'umuriro, bari bafite n'imibavu, banakora n'akazi ko gutwika. Kubera yuko atari umuriro ukwiriye mbere y'Imana, kandi uburyo babikoze atari bwo buryo bategetswe, oroshya wumva icyo Imana bahembye, kuko Imana irahemba. Imbere y'Uwiteka, imbere yande? Ndashaka kubamenyesha ko hari akaga n'ibyago n'amakuba n'imyaku bitava kuri Satani, ahubwo biva imbere y'Imana. Imbere y'Uwiteka hava umuriro, uragira ute? Kandi wabatwitse bamaze gukora, utaza kugira ngo ni imbere y'uko bakora. Urabatwika, bapfira imbere y'Uwiteka. Bapfira imbere yande? Mose abwira Aroni ati, ibyo nibyo Uwiteka yavuze, ati kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera, kandi nzaherwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Aroni aricecekera. Bwana Yesu asifiwe. Aba bantu bari batambye bari abantu bahamagawe n'Imana, uracyumvishe? Kandi barahamagariwe kuba abatambyi, kandi bari barahamagariwe kuzajya bafata nyine ibyotero bagacanaho umuriro w'Uwiteka, bakawushyiraho n'imibavu, maze Imana ikanezerwa iri mu ijuru uti haleluya haleluya haleluya, amen. Ariko igihe kiragera hatitawe ku mpamvu yabibateye, hatitawe baragenda ngo bishakira ibyabo byotero. Ibyotero byabo wabibonye? Ibi byotero ntago ari iby'Imana, ni ibyabo. Urakubona ko ari ibyabo? Mu yandi magambo batangira kwadukana ibintu by'ibigahunda byabo n'ibintu by'imirongo yabo n'ibindi bintu byabo. Barazana none n'umuriro barawucana, yewe n'imibavu sinakubwira bashyira, ariko Imana irebera avuga ati genda here nihangana, igenda here nihangana, wa muriro wema nukubatwike, kuko navuze barabana narabatoranyirije yuko nzabagaragarizamo icyubahiro cyanjye, kandi ngaherwa icyubahiro muri bo imbere y'ubwoko bwanjye. None barimo barishakira ibyubahiro byabo, barimo barishakira amazina yabo, barimo none manuka ubatwike. Ndashaka kukumenyesha ko byashoka hari babasengera nkuko twaririmbye ngo Mana ibuka abakozi bawe, ariko ntibyabujije Imana kubatwika. Reka tuyikomere amashyi kuko ikiranuka muri byose. Kora next turebe abandi bantu. Igitabo cyo kubara ibice 20 umurongo waho wa 2 n'uwa 12 haranditse ngo iteraniro ribura amazi, bateranira kugomera na Aroni. Abantu batonganya Mose, baramubwira bati iyaba twarapfuye ubwo abana wacu bapfiraga imbere y'Uwiteka, kandi mwazaniye iki iteraniro ry'Uwiteka muri ubutayu ngo dupfiremo n'amatungo yacu? Mwadukuye iki muri Egiputa mukatuzana ahantu habi? Si ahantu habibwa, si ahantu hamera imitini cyangwa imizabibu cyangwa amakomamanga, kandi ntihagira amazi yo kunywa. Mose na Aroni bava imbere y'iteraniro, bajya imbere y'ihema ry'ibonaniro, bikubita hasi bubamye, ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Next, Uwiteka abwira Mose ati, abwira nde? Enda ya nkoni wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwire igitare, mugira mute? Mukibwire,
mu maso yabo kivusha amazi yacyo, ubakurira amazi muri icyo gitare, aba ariyo uha iteraniro n'amatungo yaryo amazi yo kunywa. Mose yenda iyo nkoni ayikuye imbere y'Uwiteka uko yamutegetse. Mose na Aroni bateraniriza iteraniro imbere y'icyo gitare. Mose arababwira ati, nimunyumve mwa bagome mwe, muri iki gitare nitwabakuriramo amazi. Soma witonze. Mose amanika ukuboko akubita, kandi Imana yamubwiye gute? Ubwira igitare. Arangije afata akaboko ke, afata ya nkoni arayimanika, ngo akubita icyo gitare inkoni ye kabiri. Nubundi kivusha amazi, hano you have to pay attention. Nubundi cyavusha amazi nubwo yagikubisa bamubwiye kukibwira. Ugomba kwitonda cyane. Imana yaramubwiye ngo ukibwira kiribuza n'amazi, kiribuvusha amazi. Arangije aragikubisa, ariko kuko Imana yagambiriye gutanga amazi, ibirengaho itanga amazi, ariko iza kubigarukaho nyuma. Reka tusome hariya yabigarutseho rero. Amazi menshi. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisiraheli, nimuzajya kandi muzajyana iri teraniro mu gihugu nabahaye. Safi ni termine. None mana ko abantu bakoze imirimo myinshi, aho ibyo bongeyeho bitumye n'iya mbere itagaciro. Icyo bongeyeho nicyo kibazo. Si ikibazo cy'uko hari byinshi byiza byakozwe, icyongeweho. Sifa kwa Bwana Yesu. Mose nta muntu ntekereza uri hano wigeze ab'inshuti n'Imana nka Mose. Hari umuntu Imana yari yaza ikamubwira ngo ngiye kukunyuraho umbone? Hari uwo? Ndashaka kubwira ko Mose ibi yabikoze, ibyo byaramubayeho. Ibi Mose yakubise urutare, Imana yamubwiye ngo arubwire, Imana yaramunyuze imbere arayibona mu bitugu. Imana yaramuhamirije mu gihe Miriyamu na Aroni bamuvuga ikabatera ibibembe, iramubwira ngo mwebwe vuganye namwe, navugana namwe mu nzozi cyangwa mwiyereko, ariko Mose we tuvugana ndebana nawe nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye bahanganye. Ndashaka kugira ngo ubanze usobanukirwe Mose utaza kutega. Ariko Mose ananiwe kumvira Imana, Imana imukura kuri liste, ndetse n'akandi kazi kose Imana ateganya kuzamukoresha karangirira aho ngaho, kubera ko yananiwe kumvira Imana. Tunganira Imana, jubana nabera, nusibe nari akazi na gahunda Imana arifite kuri Mose byarangiranye n'ahangaha, kubera yuko akubise urutare akananezezwa ko amazi aje ariko atarubwiye. Mose ntiyari yakoze ikintu cyiza. Bwana Yesu asifiwe. Imana yambwiye ngo dutambe ibitambo tuyitambire ariko dukiranutse. Kuza ukagira ibintu byinshi ukora n'iki byose ariko ufite ikibazo, Imana niramuka imanutse kuri wowe Jean Jacques, ntabwo Imana izita ko nakize impyiko, nubwo nazikize, izita ku kuba uterekanye gukianuka kwayo kuri njye. Ni ngombwa cyane ko ibyo tubyumva. Gira next dusoze ntagi. Noneho tugiye ku bantu batambye ibitambo byabo ariko batagize gute? Badakiranutse. Luka 11:42 haranditse ngo, ariko muzabona ishyano abafarisayo, kuko mutanga kimwe mu 10 cy'isogi na nyirasogereza n'imboga zose,
mukirengagiza gukiranuka no gukunda Imana. Ibyo mwari mukwiriye kubikora nabyo, ariko na bya bindi nimubireke. Nagarirwa gasore, nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibimu. Hano ndagira ngo tugende twitonze, mube mufashe feri tugende gahoro. Reka tubanze twumve raporo bazanye, sibyo? Tubanze twanarize raporo yabo. Aha, mwami, nitwahanuraga mu izina ryawe, guhanura ni bibi? Okay. Nitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, kwirukana abadayimoni ni bibi? Okay. Nitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe, byo ni bibi? None kuki Imana ibise inkozi z'ibibi? Aba bantu kuki bahanuye bakakora ibitangaza, barahanuye bakora ibitangaza banirukana abadayimoni, ariko Yesu arababwiye ngo nimumve imbere muri inkozi z'ibibi. Kandi ndagira ngo mucyumve ikineza neza cyane, ntabwo Yesu yigeze ahakana ko batahanuye, nigeze ahakana ko batirukanye abadayimoni, nta nubwo yavuze ko bamubeshyira ko batakoze ibitangaza mu izina rye. Barahanuye mu izina rye, barabwirije mu izina rye, bakoze ibitangaza mu izina rye, birukanye n'abadayimoni mu izina rye, arabyemera. Ariko marigre y'ibyo byose aracyabita inkozi z'ibibi. Bivuze ngo ibyo bintu barabikoze rwose ndetse imyaka myinshi, ariko birengagiza gukiranuka kwabo. Kuba Imana yankoresha we Jean Jacques urwaye nkagushyira ikiganza gusengera ugakira, ntabwo ari igisobanuro cy'uko Imana inyemera. Imana ishobora kunyuzamo imbaraga zayo kugira ngo wowe igukize, ari wowe ifitiye impuhwe. Ni ngombwa cyane ko ibi tubyumva abahanuzi mwe, ni ngombwa bakozi b'Imana, ni ngombwa ko ibi tubyumva cyane. Umuntu agatanga icya 10 ku rwego n'isogi zimejeje, avuga ati ndazibara, nzajya n'umufuko umwe w'isogi ku isoko. Kabiri, undi akagerageza agakiranuka no ku mboga idodo, akazitangira icya 10. Ariko Yesu abageze hagati arabwira ati reka mberure mbabwire kandi mwabagabo, muzabona ishyano, kubera yuko ndabizi mutanga icya 10 cy'isogi na nyirasogereza n'imboga zose, ariko mwirengagije ikibanza, mwirengagije gukiranuka kwanyu, munirengagiza gukunda Imana. Muzabona ishyano rwose. Nshuti z'umusaraba bene data, Imana iraduhamagarira kugira ngo ibyo tuyikorera byose tubikora tuyikiranukiye, kandi tunabikora uko Imana yadutegetse, apana uko abantu benshi babishima, apana uko abantu benshi batugira inama, ahubwo uko Imana ya Isiraheli lelo sima andor, ahubwo uko Imana ya Isiraheli ibishaka. Hari abandi ntumweho, njyewe nyobora umuryango wa Gideyoni, nyobora mu Gideyoni njyewe. Noneho umuryango wa Gideyoni nshobora gufata, harimo abantu nka Pasarimo, haguruka wowe, nka Pasarimo, sibyo? Nshobora nko kureba nkavuga ni wenda ndashaka ko nsaba abantu gutanga amafaranga n'urugero, yego, ariko nkumva ntago nshaka kwanduza izina ryanjye imbere yabo, ariko kuko Pasi muyobora nkamutegeka kujya gukora icyo. Muranyumvishe? Kuko Pasi muyobora nkamutegeka kujya gukora icyo ngicyo, noneho Pasi akagenda akakabana amafaranga uko namutegetse, ariko nawe abyumva ko ibyo bintu bidakwiriye. Muntu umeze nka Pasi, muntu ukoreshwa uko mvuze, muntu ugize ute uko mvuze, ufite ishyano nk'iryo wagutumye. Amaye nka Yesu mumumeresha
ubundi ubuhanuzi bwose ntabwo bujya bupfa kwemerwa butaraba. Iyo ibintu byabaye nibwo abantu bamenya ko Imana itakinaga. Umuntu akifata akakoshya ukakora ikintu byumva kutagihamanya n'umutima Imana yaguhaye, ukakirenga ukarenda ubwo gisohoza, ufite ishyano nk'iryo uwabigutumye. Nshobora kuba ndi muri korari nje na Gaspari Simamajyu, we bana bavuga butumwa kandi inshuti zanjye ntago twabipfa, si ndiyo? Nshobora kuba wenda ndi muri korari na Gaspari turi inshuti nawe mukozi w'Imana, noneho ariko nkaba mfitanye ikibazo n'uyu nguyu, nkaba mfitanye ikibazo n'uyu nguyu, noneho nje na Gaspari kuko turi inshuti kandi duhuza, nkagenda nkamwegera nti ndashaka ko tukababaza tukakumvisha icyo kintu, ndashaka ko dukora ikintu ku buryo kumva mu yandi magambo kazongera gufata mikoro ariko twabishatse ikintu cyose. Kamo buretse intumwa ntiyicwa, aza kugira nkurikirana, uretse ko nta nubwo bamfite, ngewe niteguye gupfa n'ubu narapfuye, nitabye Imana hambere. Ubu mujya mumbona ndi intumbi ya Kristo, ngewe niteguye gupfa, nta kibazo mfite cyo gupfa. Nta kagambane wangambanira ntagambaniwe, nta burozi wandoga ntarozwe, nta magambo wamvuga ntavuzwe, nta mitego wantega ntatezwe, nta bico wancurira ntacuriwe. So naramaramaje. Iyo njya kwanda umuntu wa stopa cyangwa wabivamo mba narabivuyemo kera rongego. Noneho uyu nguyu tukamunaniza tukagira gute, kandi wenda nuko ahagurukiye kurwanya ikinyoma cyanjye na Gaspari, ahagurukiye kurwanya ikinyoma cyanjye na Gaspari, none ubwo arimo kukirwanya tugiye inama yo kumurwanya kubera ko ari umwe. Pawulo yaranditse aravuga ngo umuyuda nyakuri nuhe cyangwa gukebwa nyakuri nukuhe, nugukebwa ko mu mutima ngo kandi abameze uko abameze batyo ntabwo bakundwa n'abantu, ntabwo abantu babakunda, ariko ni kandi niba Imana yishimye. Bwana Yesu asifiwe. Mwitonde ubunama bwanyu, mubwitondere cyane, kuko uhereye uyu munsi mvuze ibi mugiye kuzajya mufesinga Imana. Imana yabimbwiye neza, nta muntu ndi gutera ubwoba ahangaha, nta n'uwo menda hende itaho. Imana yabimbwiye neza ko igihe yihanganye gihagije. Ubu Imana yashaka kugarura icyubahiro n'igitinyiro cyayo muri iri torero. Singiye kwirwa mbabeshya, mugiye kuzabona abadakirira hano, abatareka izo nzira zabo n'iyo migambi yabo n'ubwo politike badukanye bwabo hano, abatabirekereraho hano. Mugiye kubona kuntu Imana ikubita abantu, kandi kukabarore, itonde buretse kukabarore, ku buryo n'abandi bose babigiraho gutinya Imana, ku buryo n'abandi bose babigiraho gutinya Imana. Ibyo nuko bizagenda. Imana ibahe umugisha. Nsabye imbabazi rwose, narengeje iminota 8 yonyine, kandi n'ubundi hagiye kujyaho 2, ubwo nsabiye imbabazi iminota 10. Noneho rero mushumba ngwino imbere hano. Reka baririmbyi badufashe igitero cya gatatu, igitero cya gatatu cy'indirimbo ya 99 mu gakiza. Nibasoza barakisubiramo kabiri, nibasoza umushumba asenge uko umwuka w'Imana muyoboye. Imana ibahe umugisha.